reka dushime Imana yacu cyane iyo ikomeje kuturindira mu buntu bwayo. Reka tuvuge ngo izina ryayo nirikomeze gushimwa. Tuyishimira ukuntu yakomeje kuturinda mu bihe byashize. Iyo tuvuga mu bihe byashize, buri wese yakagombye kureba igihe yagereye kuri iyi si, buri wese yakagombye kureba imyaka amaze kuri iyi si, akareba ibihe yanyuzemo, akareba amateka yagize, akareba uburyo Uwiteka yagiye yigaragaza, akaba ari byo bituberamo amendeze kuri buri muntu ku giti cye, avuga ko Uwiteka yagize neza, kandi tukavuga yuko twishimiye kugira neza ko izina rye rero reka rikomeze guhabwa icyubahiro cyane, kuko ari ryo rikwiriye guhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Tugiye rero kuganira ku isomo ryiza, isomo rwose abantu benshi usanga twaribagiwe, cyangwa se abandi ugasanga baryibuka, ariko wenda ukabona wenda ntabwo bongeye kurisubiramo kugira ngo ryongere riryohere imibereho yabo. Ariko reka twongere dufata akanya nk'aka ngaka kugira ngo twongere turiganireho. Ngewe rero tugiye kuganira muri uyu mwanya, nitwa Bagirinshuti Pierre, haleluya, ugiye kubaganiriza kuri iri somo kugira ngo twongere twumve uburyohe buririmo. Mbere yuko rero turiganiraho, reka tubanze twishyira mu biganza by'uwaryanditse. Data wa twese, turagushimye, tugushimira yuko kuva ku itangira ry'imibereho yacu ukagera ku iherezo ryayo, kuva ku itangira ry'ibyo wanditse ukageza ku iherezo ryabyo, ari weho wifuzwa n'amahanga yose. Reka muri aka kanya rero turangize icyigisho uwo ari we wese yongeye kukwifuza, wakwifuzaga agize uburyohe burenze kuri wowe, kugira ngo ntuzagaruke ugasanga nari weho dukomeje kwifuza. Mubyeyi mwiza, uzabe mu mibereho yacu nk'uko weho wifuzaga, noneho mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira rero ku isomo ryiza, isomo riri mu gitabo akenshi usanga tutanakunze no kugisoma cyane, nyamara nk'uko twari tumaze kubivuga, kuva mu itangira ukagera mu byahishuwe, usanga iryo somo nanone rinagenda rigaruka, kandi wari wese yanakagombye no kuryifuza kugira ngo turyumve neza. Ese iri somo risobanurwa rite, cyangwa se riryoshye rite? Ni isomo riboneka mu gitabo cya Hagayi. Isomo riboneka mu gitabo cya Hagayi. Hagayi rwose wacishaga makeya. Iyo tugeze mu byanditswe byera, ntabwo tubonamo imibereho yacu akenshi. Ntabwo abantu benshi bakunze kubona imibereho mu byanditswe byera, ahubwo nimvuga imibereho cyangwa se imibereho ya buri muntu, imibereho yawe, imibereho yanjye, ntabwo dukunze kubibona mu byanditswe byera. Burya nubwo Imana yatekereraga abantu ibyanditswe, ntabwo burya bose yabatekereraga kimwe, ariko insanganyamatsiko yabaga ari imwe. Aha ngaha rero muzaje kubona mubone nka Dawidi, mubone yanditse ibice bigera mu 150, ariko nimugera kuri Hagayi mubone ngo yanditse ibice 2, nimugera muri Yuda mubone ngo ni igice kimwe. Burya rero iyi mibereho yacu niyo mpamvu no mu buzima bwacu bwa buri munsi muzaje kubona mukabona umuntu agiye gusobanura isomo mukabona ararirambuye, undi yaje kurisobanura ukabona akoresheje interuro ebyiri. Bivuze iki? Bivuze ko burya nubwo insanganyamatsiko aba rimwe kuri abo bantu bose, ariko burya ntabwo Uwiteka atekerera abantu ku rugero rumwe, kubera ko azi impano yacu. Hagayi rero muraza kumubona yari yandikiye ibice 2 gusa, yicishirizaga makeya, nka kwa kundi no mu buzima bwa buri munsi tuvuga ngo uriya muntu acisha makeya, twagera ku wundi ngo uriya muntu araganira, twagera ku wundi ngo uriya muntu rwose ngo urebye ukabona tubuze aho tumushyira mu bacisha makeya, cyangwa se mu kuvuga amagambo, mu barambura ibintu mu buryo burambuye nyine. Reka rero turebe Hagayi none nk'umuntu wakundaga gucisha makeya, twumve isomo icyo yarivuzeho. Hagayi ni igice cya 2, umurongo wa 7, ariko turi buze gusoma duhere ku murongo wa mbere nitugera aho twifuza. Hifuzwa nanone n'uwahanditse nanone turi buze kuhatinda bukeya. Hagayi igice ni cya 2, twumve ngo mu kwezi kwa 7 ku munsi wa 21 wako, ijambo ry'Uwiteka riza rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti:
bwira Zerubabeli mwene Shealutiyeli umutegeka w'Ubuyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'abasigaye muri bo ubwo bwoko uti mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza uru rusengero rwahoranye mbere kuri ubu rurasa rute uko muri uruzi si nk'ubusa ariko rero komera Zerubabeli we niko Uwiteka avuga kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu kandi mukomere kuko ndi kumwe namwe niko Uwiteka Nyiringabo avuga nguko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa umwuka wanjye akaba ari muri mwe ntimutinye 6 nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka 7 kandi nzahindisha amahanga yose umushitsi n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza niko Uwiteka Nyiringabo avuga kuko twagiye rero tubibona nanone no mu byindi byigisho byagiye bitambuka twabonye yuko ijambo rivuga ngo niko Uwiteka avuga niko Uwiteka Nyiringabo avuga niko ijambo riva ku Uwiteka rivuga niko Uwiteka ategetse iri jambo rivuga ngo niko Uwiteka niko Uwiteka niko Uwiteka abantu benshi iyo barigezeho ntabwo usanga bakunze kuritinda kuko nyiraryo ubwo yivugira ahangaha rero reka tuje turitinda ijambo rivuga ngo niko Uwiteka avuga niko Uwiteka avuga kuko bibonetse no ku murongo wa 7 ijambo rero turi buze gutindaho ni ijambo rikomeza ubwoko bw'Imana harimo nk'aba ba Zerubabeli wesaba kugira ngo dusobanukirwe Zerubabeli ari muntu ki yakora iki yarashinzwe iki kubera iki yakomezwaga uyu ni umukoro buri wese ari buze gukurikirana icyo nifujemo ni mukomere icya kabiri niko Uwiteka avuga nabyo turi buze kuritindaho ese uyu niko Uwiteka avuga ninde kubera iki kuri bande naho turi buze kuhatinda icya gatatu turi buze gutinda kuri iri jambo riboneka ku murongo wa 7 ngo kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza cyo kureba ijambo rivuga ngo wifuzwa n'amahanga ibyifuzwa n'amahanga iri jambo ryagiye rigaruka cyane abantu batari kubifuzwa ninde amahanga yose yakenera umuntu umwe burya iyo turebye no mu buzima bwacu bwa buri munsi usanga ntabwo amahanga yose akunze gukenera umuntu umwe rwose buri wese arebye ahatuye buri wese arebye aho abarizwa buri wese arebye umuryango arimo buri wese arebye akarere arimo buri wese arebye umudugudu abarizwamo usanga abantu batari kwifuza umuntu umwe ariko nidukomeza gusoma muraza gusanga ni umuntu umwe akagombye gukenerwa ni umuntu umwe akagombye kuba ari kuvugwa cyane ni umuntu umwe akagombye kuba ari kwererezwa cyane ni umuntu umwe twakagombye kuba turi kwiga imibereho ye ni umuntu umwe twakagombye kuba ariho twicaye ku birenge ni umuntu umwe twakagombye kuba turi kwiga ibye neza ni umuntu umwe uri gutanga ihumure twakagombye kuba turi kuvuga ibye neza ni umuntu umwe twakagombye kuba turi gutekerezaho neza ni umuntu umwe twakagombye kuba uwo ari we wese ari guha umwanya agatinda kubye neza kuko bitabaye ibyo twanyuranya n'ibyanditswe twanyuranya na niko Uwiteka avuga uwo ninde reka dusome mu gitabo cy'abahanuzi n'abami
cya kindi Yeremiya 6:16 kugeza 17 yavuze ngo tujye tubaririza mu nzira za kera. Benshi bavuze ngo mubaririze mu nzira za kera, zikwiriye tuzinyure, zidakwiriye ntituzinyure. Abantu benshi nanone ntabwo bamenye izo nzira za kera nizihe. Reka tuzitangire rero. Abahanuzi n'abami, ngiye gukoresha igitabo cy'Ingeri ni ya 2, ko hariho Ingeri ya mbere. Aho bitandukaniye ni ku mapaje gusa, ntabwo bitandukanye mu busobanuro no mu nyandiko cyangwa se ukuri kurimo, ahubwo ni ku mapaje gusa. Kimwe nuko usanga gihabwa igifuniko gikomeye, ikindi kikaba cyoroshye, ikindi ugasanga cyanditse mu nyuguti ntoya, izindi nini, ibintu utuntu nk'utwo tworoheje, ariko ukuri ni kumwe. Paje ni ya 449. Igitabo nk'uko nemaze kubivuga ni Abahanuzi n'Abami, Ingeri ya 2. Aravuga ngo kusubi ya 3, uko niko binyujijwe mu bakurambere n'abahanuzi, kimwe no mu bishushanyo n'ibigereranyo, Imana yavuganye n'abatuye isi ibyerekeye ukuza k'umucunguzi wari kubakura mu cyaha. Ubuhanuzi bwinshi bwahumetswe n'Imana tunze agatoki kukuza kuwifuzwa ibihe byose, ndetse naho yagombaga kuvukira n'igihe cyo kuza kwe byari byaravuzwe neza. Si nguko mu nzira za kera uko nabo babivuze, baravuze ngo mureka dusubiremo mwumve. Uko niko binyujijwe mu bakurambere n'abahanuzi. Abakurambere, abahanuzi bose n'uyu batinzeho, niwe bari bahagarariye. Ibyo bakoraga byose niwe byerekezagaho. Kimwe no mu bishushanyo n'ibigereranyo, ingero zose zatanzwe, ibigereranyo byose byatanzwe byerekezaga kuri uyu. Ninde ariko? Imana yavuganye n'abatuye isi ibyerekeye ukuza k'umucunguzi wari kubakura mu cyaha. Umucunguzi rero ni uyu mucunguzi ngo wari kudukura mu cyaha. Ubu abantu benshi ntabwo bazi ikibazo dufite. Abantu benshi iyo tugeze kuri izi ngingo, usanga abantu benshi bafite ibibazo ku byaha by'abandi, usanga abantu benshi bafite ingorane ku makosa y'abandi, usanga abantu benshi bafite ukutumvikana, usanga abantu benshi bashiraho imyizerere, usanga abantu benshi bari guhimba amadini, bari gushiraho imyizerere igiye itandukanye. Ariko yaba menshi yaba makeya, amadini ni 2 kuri isi ya Nyagasani, kandi muri aya 2 uko iminsi igenda iri kwicuma hagiye kuzabonekamo rimwe. Iryo rimwe niryo rizasoza amateka. Niryo umwami yarose muri Daniyeli igice cya 2, ngo abone ibuye rimanutse ridasunitswe n'intoki z'abantu. Bagiye kubita kuri icyo gishushanyo, ngo maze iryo buye rirakura ngo rikwire isi yose. Ngiryo idini rigiye kuzasigara, ngiryo idini rigiye kuzasigara ndetse n'abariyobotse. Niyo mpamvu ngo hano kuri ya paje 449 avuga ngo ukuza k'umucunguzi wari kubakura mu cyaha. Abantu bagiye kuzasigara muri iryo torero, abantu bagiye kuzasigara kuri iryo dini, n'abantu bemeye ko bakurwa mu cyaha. Kuko ntabwo tuzarimbuka kubera ibyaha twakoze, ahubwo tuzarimbuka kubera kutemera kuva mu byaha twakoze. Kuko bitabaye ibyo tuzize ibyaha twakoze, Abaroma 3:23, kuko bose bakoze ibyandi bashikira ubwiza bw'Imana. Twese twari tumeze nk'abarimbutse, twese twari turimbutse. Ariko kwemera gushikira, kwemera kwakira ubwiza bw'Imana, niho n'uyu mukurambere wacu avuze ngo wari kubakura mu cyaha. Se turemera jewe nawe ko turi abanyabyaha? Cyangwa abanyabyaha ni babandi bari muri kabare? Cyangwa abanyabyaha ni babandi tuvuga ngo bakora umwuga w'uburaya? Cyangwa abanyabyaha ni babandi badupfumurira amazu? Cyangwa abanyabyaha ni babandi baduhohotera? Ntabwo tugarukira aho ngaho, tugarukiye aho nawe wakwibonamo mu ruhande rumwe cyangwa urundi. Ahubwo se turemera uyu nguyu umucunguzi wari kudukura mu byaha?
kuri iyo paji ya 449 tuyikomeze ngo ubuhanuzi bwinshi bwahumetswe n'Imana bwatunze agatoki kukuza kuwifuzwa ibihe byose. Igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose rwose yabenshi bagisoma bagira ngo wifuzwe ibihe byose ni impapuro, y'abantu bagisoma bazi ngo wifuzwe ibihe byose ni amapaji, y'abantu bagisoma bazi ngo wifuzwe ibihe byose ni nimero, y'abantu bagisoma ese uyu nguyu ari wifuzwe ibihe byose. Iyo dusoma twumva avuga, icyo kibazo buri wese yakagombye gusoma, icyo kibazo umuntu wese yakagombye kumva, icyo kibazo umuntu wese yakagombye guhamanya na Hagayi, icyo kibazo umuntu wese yakagombye kumva mu bakurambere n'abahanuzi, nicyo kintu umuntu yakagombye kumva mu wifuzwa ibihe byose. Izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro. Ngo ndetse uyu wifuzwa ibihe byose byari byarahanuwe yuko azagira ahantu avukira, Betelehemu, n'igihe nabyo byari byarahanuwe cyo kuza kwe, byari byaravuzwe neza. Ubu ngubu ushobora kwibaza uti none si agiye kuzongera kuvuka, none si navuka azavukira mu kihe gihugu? Ugasanga abantu benshi tuguye abandi begukiye, ugasanga abantu benshi baguye abandi bahagaze neza. Ntabwo tumutegereje ngo ugiye kuvuka, ahubwo tugomba kumutegereza nk'umuntu ugiye kuza mu cyubahiro, tugiye kumutegereza nk'umwami, tugomba kumutegereza nk'uwo twatwifuje, tugomba kumutegereza nk'uwo turi kwifuza ubu ngubu, tugomba kumutegereza nk'umuntu dufitiye inyota yo kumenya ibyo biruseho, kuko wowe nanjye tugomba kumenya yuko niwe wakagombye kuba ari kumvikana cyane, niwe wakagombye kuba abantu bose bategeye amatwi, niwe wakagombye kuba abantu bose ariwe barangamiye, niwe abantu bose bakagombye gutindaho. Ariko se niko bimeze? Ntabwo abantu benshi bari gutinda ku ngorane turimo zibyerekeranye n'imibereho. Buri wese yisuzume. Ese ntabwo abantu benshi bari gutinda kubiza biri kubaho birimo n'ibyorezo? Ntabwo ari ariho abantu benshi turushize igihe kinini. Ntabwo abantu benshi bari kureba ingorane ziri guterwa n'ibiza akaba ariho batinda. Ubwo icyo kibazo ndi kukibaza nawe ukibaze. Se ntabwo abantu benshi batewe ingorane bishobora guterwa n'ibi biza akaba ariho batinda? Ariko bimeze. Twaba Hagayi yaba ari kuzamuka, twe turi kumanuka. Wifuzwa ibihe byose yaba ari kumanuka, twe turi gutambika. Buri wese yisuzume rero ko ari kwifuza, ko ashaka uyu nguyu wifuzwa n'amahanga yose. Mu gihe Sekibi atifuza ko ibi bintu bisobanuka, mu gihe Sekibi atifuza yuko ibi bintu abantu bose babimenya, mu gihe Sekibi atifuza yuko abantu benshi bamenya, uyu nguyu banyuranije n'uyu muhimbyi wahimbye iyi ndirimbo nziza. Yahimbye indirimbo nziza rwose. We yari afite amaguru, ushobora no gusanga yari azi kwiruka, ushobora no gusanga yari afite n'imodoka yaba imufashamo mu kwihuta cyane. Ariko ageze kuri iyi ndirimbo 164, niba yaravuye mu modoka, niba yarakuyemo inkweto, niba yarakuyemo amasogisi, niba amaguru yararambutse akayahina, yaravuze ngo indirimbo 164 ni mu ndirimbo kubera ko indirimbo ni nyinshi, zamaze kuba nazo nyinshi. Ni mu ndirimbo zitwa indirimbo zo guhimbaza Imana. Ese yahimbaje Imana ati?
iyo rero abantu benshi bumva ngo indirimbo zo guhimbaza Imana akenshi bagira ngo n'iri jambo n'irihimbano, bagira ngo iri jambo n'irihimbano, ariko n'iri jambo ryo guhimbaza ubu turi kujya turajagenda akantu gatoya kugira ngo wifuzwe ibihe byose, tumwumve neza muri byose, tumwumve neza ahariho hose. Ngo wari uzi ko iyo ibiza n'ingorane biri kubaho nguku ngo burya ngo n'ijwi ry'Imana riba riri kuvuga ngo ariko abantu benshi ntabwo babyumva. Abantu benshi bumva biri gusakuza cyane, biri kuvugwaho cyane, biri gutindwaho cyane, ariko abantu benshi ntabwo baryumva, ariko riba riri kuvuga ngo rituje mu ijwi ryoroheje. Ibintu ngibyo se niko bimeze. Nehemiya we, reka tubaze Nehemiya atwinjize mu guhimbaza. Nehemiya ngo wiki 12 Nehemiya umurongo wa 46 aravuga ngo kuko kera mu gihe cya Dawidi na Asafu habagaho umutware w'abaririmbyi, hakaba n'indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyishima. Kuva na kera kose Nehemiya ari kuvuga ngo na ba Dawidi niko byari bimeze, ngo bagiraga igihe cyo guhimbaza Imana no kuyishima. Niyo mpamvu nkoresheje iki gitabo kivanye indirimbo zo guhimbaza Imana, dukoreshe iyi ndirimbo, tutari buze kuririmba indirimbo ivuga ngo nicaye imbere ya Yesu mpabonera ihumure. Ese mwebwe mwicaye? Wasanga abantu benshi bicaye mu kazi, wasanga abantu benshi bicaye mu modoka bagenda, wasanga abantu benshi bicaye mu rugo, wasanga abantu benshi bicaye mu myaka bari kuyitoranya, wasanga abantu benshi bari gushaka imyaka yo gutera niyo gusarura niyo guhinga niyo kugurisha, wasanga abantu benshi bicaye bategura ibyigisho, wasanga abantu benshi bari kumva ibyigisho, wasanga abantu benshi bicaye ahantu batandukanye. Reba aho wicaye mu ncamake. Se wicaye imbere ya Yesu? Niba ariho wicaye kirabikubwira ni ukuragira ihumure. Ngo ni ahantu h'igikundiro. Ahantu hari igikundiro rero niho kuvuga ngo ni ahantu hari kugukurura urukumva wahegera, ngo icyampa nkahibera. Ngo iyo nicaye imbere ye bigenda bite? Iyo wicaye imbere ye bwaro kuba abantu benshi buri wese ruvuga ngo mfashe Bibiliya, ngo mfashe igitabo cy'indirimbo, ngo ndi kubivuga, ngo ndi kubikora, ngo abantu babimvugaho, ngo abantu babimenyaho, ngo nibyo. Aya umva, iyo nicaye imbere ye bigenda biti? Dore uko bigenda iyo wicaye imbere ya Yesu. Nimenyaho ubugoryi. Bandi bari kuhicara bakabona ubugoryi bw'abandi, bandi bari kuhicara bakabona ubujiji bw'abandi, bandi bari kuhicara bakabona intege nke z'abandi, ariko umuntu yicaye imbere ya Yesu yimenyaho ubugoryi. None si aba yicaye ati kumuhanga amaso nibyo? Yicaye buryo muri kumureba, hari abamuteye urubavu, hari abamuteye umugongo, hari abari kumwereka mu nda z'ibirenge. Kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka. Umuhimbyi w'indirimbo rwose iyo ayivuga abantu benshi bayivanamo ibyo bashaka, abantu benshi bayumvamo ibyo bashaka, ariko umuhimbyi w'indirimbo we yavuze kandi asobanura neza iby'aba bantu babiri, uri kureba n'uri kurebwa. Gusa abandi bashobora kuboneraho cyangwa ntibabonereho. Kwicara imbere ya Yesu bigenda biti? Nta mahirwe ng'abarutayo. Asa amahirwe dufite muri no minsi buri wese yirebe nayahe. Rahera ko amafaranga atagucika, rahera ko atari kugucika, akaba ari uri kwirukangaho cyane kuruta uyu nguyu. Niho nzijya bimbabaza bwa burwayi, bya byorezo, bwa bukene busigaraho. Buba bumeze bute? Nkumva nduhutse rwose, bari bujya bwari umutwaro,
abantu benshi babwikoreye nk'umutwaro, bya bindi bitubabaza byose burya bari umutwaro. Iyo nicaye imbere ye mwumva ariko nkunda kumuganyira, hari ibindi byifuzo tumugeraho, nubwo ibi byose tubisize ahangaha, nubwo ibi byose tubishize ahangaha byari bituremereye, ariko hari n'ibindi twifuza wakemura. Akabigenza ate? Burya nawe arababara iyo tubabaye. Barababara iyo tubabaye. Ntago avuga ngo vuga ngo ndikumva ngo vuga. Aravuga ati mbese nibyo byari bikubabaje, nanjye birambabaje. Maze agakurikiza hiki atanga ihumure, akavuga ati ngahumura nabyo rero, aho wari ushize bya bindi bikubabaje, reka nibi ngibi nabyo mbigirene, nabyo tubishire hamwe, sibyo? Ibyo byifuzo byawe n'ibyo wari ufite nibi ibyo uri gutekereza, reka tubishire hamwe hano ku birenge maze uruhuke. Yesu mpa umugisha wawe, dore ndategereje. Ntabwo ari ukwanyura mucaka, ntabwo ari ukwanyura wihuta, bicacaga amakanya hanyuma umuntu agatekereza. Ndeba n'imbabazi zawe. None se yari ari kureba niki? Ukukumva biryoshye ukavuga uti nkurikije uko ari kundeba wenda arushijeho, byakomeza bikaryoha. Kandi ni icyifuzo cy'umuhimbyi, uko abareba burya haba nari n'imbabazi. Nukuvuga hari wenda yahindura bikakomeza bikaryoha, atari uko ashariye, atari uko ari kureba nabi, ahubwo ari ukuvuga ngo nkomeje kwibera hano byakomeza bikaryoha, ngo menye kunyitayeho. Mpa umutima wawe, atari ugushiraho bya bindi bituremerera gusa. Mpa umutima wawe ukuri ukundeba, nanjye abari kundeba none habande. Yesu nyeza nkubonerere. Ngo Yesu azarindaza, ngo nariwe tugikeneye, ngo nariwe tukifuza katuboneza, ngo kuko azarindaza rwose, ngo tukibona tukiri abanyantege nke imbere ye, ngo bigaragarira abandi. Umuntu uri kurebana nawe yifuza ko n'abandi baza bati ngwino nawe urebe, ngwino nawe wumve, ngwino nawe wicare, ngwino nawe witegereze, ngo bigaragarira abandi ngo yuko mporana nawe, yuko mporana nawe Yesu, ko mporana nawe. Ntabwo ari ko mporana n'abandi, mporana n'abaturanyi, ko mporana n'abo dusengana, ko mporana nawe. Abandi babibone yuko aho turi, aho tuva. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ikomeze guhabwa icyubahiro, Imana ikomeze kwererezwa, Imana ikomeze gushyirwa hejuru, Imana ikomeze kuturyohesha aya magambo meza, aduha ihumure, amagambo wari we wese yakagombye kwitaho cyane. Ni amagambo buri umwe yakagombye gutinda, kuko tuyavuze gutya abantu benshi ntabwo bayumva nk'umubiri, tuyavuze gutya abantu benshi bayahusha, tuyavuze gutya abantu benshi bayatandukira, tuyavuze gutya abantu benshi bagira ngo ni ayacu. Uyu nguyu niwe waje kuvuga, arongera aravuga ati rero niba mwicaye ku birenge byanje mugiranaga amasezerano nka yayandi tugiranaga n'abagore bacu, tugiranaga amasezerano nka yayandi tugiranaga n'itorero, tugiraga amasezerano nawe nka cyagiye tugiye kugura aho gutura, tugiraga amasezerano nka yayandi iyo tugiye kugira ikintu tugura mu buzima bwa buri munsi. Se abantu benshi bazi ko hariko bimeze, cyangwa tuzi ko amasezerano yayo mu buzima bwa buri munsi. Oya, cyo twicaye imbere ye
bya byifuzo tugira, nawe agira amasezerano aduha. Tuzanaga ibyaha akabitubabarira, yarangiza akavuga ati reka ntajye mbaha amasezerano rero niba muyagenderamo. Amasezerano ni ayahe? Amasezerano ni ayahe? Ayo masezerano ni ayahe? Ndashaka gufata none se amasezerano ko nari nyazi tuyagirana n'abadamu bacu, uretse ko bamwe ntabwo bazi ko n'abadamu bagomba gusezerana nabo. Hari abantu bazi ngo uko yaje niko azasubirayo. Akaba ariyo mpamvu ushaka kubona abantu barenze ku masezerano. Ushaka kubona ukabona umugore agize abagabo cyangwa batatu, ukajya ukabona umugabo agize abagabo, ukabona umugabo agize abagore batatu cyangwa bane. Kubera iki? Kubera ko yishe isezerano. No mu byamuka rero, no mu byamuka niko bigenda gutya. Iyo umuntu yishe isezerano, nawe nuko bigenda. Nshaka kumva aravuze ngo ngo amadini yose ngo arimo kuri, ngo yose si ngo ntabwira abantu kuva ku cyaha. Mukore sinone ko aticaraga hamwe imbere y'uyu nguyu ku birenge by'uyu nguyu. Tumaze kuvuga Yesu kireseto akatekeraga hamwe ngabivuge ukuntu bari gucika ku cyaha, cyangwa bimwe biri kwitirirwa uyu nguyu nyamara ari iby'undi. Uyu arabivuga iki, nyirabyo arabivuga iki. Iyo tuvuze ngo ni ku Uwiteka avuga rero, tuba tugiye kuva mu byo twibwira, tuba tugiye kuva mu nyandiko zacu, tuba tugiye kuva mu byo twiza, tuba tugiye kuva aho dutuye, tuba tugiye kuva ku mafaranga dufite, tuba tugiye kuva ku butunzi Uwiteka Imana yaduhaye, tuba tugiye kuva hose. Hanyuma tukumva ibyo Uwiteka avuga, kumva ko Uwiteka avuga, tukabyumva neza, Reka rero tubyumve neza dukoresheje Matayo igice cya 11 umurongo wa 20 na kangahe na 29. 29 haravuga ngo, Matayo igice cya 11 umurongo wa 29 haravuga ngo, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Aratangiye ati mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Niko atangiraga, yari gutangira aravuga ati mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Burya iyo umuntu ari umugaragu, ikintu cyose cyerekwa na shebuja. Icyo bavuga ngo uyu ni umugaragu wanjye, nuko abwirwa ngo dore ihene, intama, inka nzizirika aha, dore nguyu murunga uzizirika, dore ubwatsi mbukura aha bukaza, dore nzahura gutya uku nguku zikajya kurisha ahangaha. Abari mu rugo ati dore ngaya amasafuriya, ngizi imbabura n'inkwi, ngibi ibishyimbo, ngibi ibirayi, ibijumba, amateke, imboga, dore ngibi aho biri. Wewe uzajya ubiteka igihe iki n'iki, isaha iyi n'iyi, kugira ngo nze ndye n'abana banjye barye. Uwo ni umugaragu na shebuja be bari guhabwa iki?
guhabwa amabwiriza, undi agatanga amabwiriza. Dore nuko nkora, nuko mbigenza, nuko mbigenza. Iyo umugaragu rero yemeye ko ari umugaragu, ntabwo avuga ngo biranyobeye, ntabwo avuga ngo bisinzabishobora, ntabwo avuga ngo mbese ngo nakanasabye. Oya, aravuga ati none se bigonganye n'ibi nabikora nde? Shebuja ati dore wabanza iki, nicyo cy'ingenzi. Kuko abantu benshi bari bati none kimyizere ribaye myinshi. Abantu benshi bashobora kuvuga ati imyizere ribaye myinshi si gute? Yagize ati ariko reka twumve, imyizerere ni myinshi. Si Imana yaravuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye? Ntiyarizi ko hari izindi mana zizazaho ziri kuvunda. Hari imana z'inyakavuyo, imana zivunda. Reka mwumve Ibyahishuwe 12 umurongo wa 17 aravuga ngo icyo kiyoka gicira amazi menshi. Amazi, kansubiremo uko Uwiteka avuga, icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi kugira ngo atembane iki? Uwo mugore. Ubu abantu benshi bari gutekereza ati uyu mugore ninde? Ubu abantu benshi bari gutinda, bari kwitinza muri aya mazi. Abantu benshi bari kwitinza muri aya mazi, ariko muri aya masaha ndi kubwira uwo ari we wese ngo amenye uyu mugore. Kuko niba ikiyoka ari Satani, uru ruzi rukaba rumeze nk'imyizerere n'inyigisho iki Satani azashiraho kugira ngo atembane uyu mugore. Umuntu utazaba mu ruhande rw'umugore azaba mu ruhande rw'amazi, utazaba mu ruhande rw'uru ruzi azaba mu ruhande rw'umugore. Bivuze iki? Bivuze ngo kugira ngo hose tuhasobanukirwe neza ko tugomba kumenya uyu mugore ninde. Uyu mugore nta wundi nuhagarariwe n'uyu databuja. Muri Mata igice cya 11 umurongo wa 21 umurongo wa 29. Igice cya 11 umurongo wa 29 ngo mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Se turi kubyemera cyangwa dushaka gutembanwa, dushaka kuzatembanwa n'uru ruzi? Dusubiremo, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Kubera iki? Ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ijambo ry'Imana iyo rivugwa, iyo risomwa, abantu benshi bari kurishiramo ingufu, abandi bagashaka kurwana, abandi bari gushaka gutongana, abandi bari kuvuga amagambo mabi. Ariko ibyo byose impamvu turi kubyumva, impamvu turi kubyemera, nuko hari ahandi twicaye imbere y'uyu nguyu uri kuvuga ngo emera, wakumva umutima ukomeze, kunda umutima we woroheje, kunda ari umugwaneza, n'ibyo wakumva bikuryoheye. Mpamvu turi kubona abantu barwana batongana ngo bapfuye imyizerere, ngo ngiye ngo hariya ngo sinahasengera ngo kubera, ngo ngewe ngo hariya ngo sinshobora kuhasengera ngo kubera ko, maze agashiraho yakamereye, agashiraho za ntege nke, agashiraho bya bindi bigaragaza ukuntu yangwaga cyangwa se bamuziraga cyangwa se adafite impano runaka cyangwa se ukunduye, akaba ari byo yongeraho. Nuko yahicaye ku birenge by'abandi, akumva amagambo y'abandi, none agiye ahandi ari kugira ngo avuye hahandi avuye mu bwaye, agiye mu kigunda. Ngiye ubwaye mu kigunda kubera iki? Agize ngo ageze ahandi, kandi koko ni ahandi, ariko se aho handi hari uyu nguyu wifuzwa, ni uri kumva. Numwifuza rero, nubona ari we, uzumva imvugo, uzamenya n'umutima we, kuko icyo
icyo uzumva ndi umugwaneza kandi mu mutima uzabona ngo yoroheje. Kizakurikiraho kuzumva uruhutse. Si niba turuhuka intambara zindi zava he? Niba turuhuka induru zava hehe? Niba turuhuka guhangana byava he? Hari ukuntu abantu bitirira, hari ukuntu twitirira ngo turaruhutse, hari ukuntu twitirira ngo turoroherejwe, nyamara ari umutwaro yiyongera. None hariho iki kiruhuko kiri kuboneka, ubugwaneza turi kubwumva. Buri wese abyumve neza. Uyu rero ni umugaragu, uyu ni umugaragu ugihabwa amabwiriza kandi agomba no kumenya uko shebuja avuga ibintu kandi akaba yemera. Mbese ni nka cyagiye tuba turi gusaba akazi, cyagiye turi gusaba akazi. Iyo umuntu ari gusaba akazi bamuhereza kontara. Iyi ni kontara. Dore uzatwara imodoka guciga iki n'iki, uzajya urasoza iki n'iki, dore uzajya kwigisha, utusoza y'amasaha ya naya, dore uzajya kuvura, ubona abarwayi abangana runaka, utaye iki n'iki, dore uzarinda ahangaha, uje uravuga iki n'iki, ugaze iki n'iki bagusimbure. Iyi ni kontara, ni kontara. Abantu bati ni kontaro, niko babivuga ngo ni kontaro, ni kontara. Amasezerano tuba tugirana nande, tuba tugirana n'uduha akazi. Niyo masezerano tugirana, niko bimeze. Aya masezerano rero uwo ari we wese yakagombye kuyagira, kuko kuja mu kazi nta masezerano, kuja mu kazi nta masezerano ni ikibazo, ni ikibazo. Ugiye mu kazi nta masezerano, ntabwo abantu benshi babizi, ariko ntabwo byari bikwiriye, ntabwo byari bikwiriye. Kuki ugiye mu kazi nta masezerano? Dore ibibazo bibamo. Urafata imangoresheje amasaha menshi. Iyo ugiye mu kazi nta masezerano unanirwa mbere y'igihe, ukavuga uti nje ndinaniriwe mu ndetse. Iyo ugiye mu kazi nta masezerano hari uvuga ngo baguhembye make. Iyo ugiye mu kazi nta masezerano hari ugakorera igihe ushakiye, ukabyukira igihe ushakiye. Ariko kwa Yesu ntabwo ariko bimeze, ndetse n'akazi gafatika mu by'ubuzima tubamo ntabwo ariko bimeze. Aba amasezerano y'akazi ukarimo nta masezerano, isaha n'isaha urirukanwa. Akazi ukagiyemo nta masezerano, isaha n'isaha uragakora. Kumva ibya bintu mu buzima busanzwe tuvuga ngo ni agatungo, ariko Yesu ntabwo yabyifuje. Amasezerano yacu ari muri Matayo igice cya 11:29. Maze twicara tukiga, kandi koko ntabwo ibingiba bitubwira twenyine gusa. Niyo mpamvu tugomba kubariza mu nzira za kera. Muzasoma igihe yamaranye n'intumwa ze, ngo yamaranye n'intumwa ze azigisha z'amabwiriza n'amasezerano, ngo mu myaka igera muri 3 n'igice bazihaga amabwiriza n'amasezerano ko bagomba gukora. Niyo mpamvu yababwiye ngo Matayo igice cya 28:19 ukamanura hepfo ngo mugende noneho mwigishe uwemera mumubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ngo mubigishe ngo nibi kwitondera ibyo nababwiye byose. Noneho kubera ko amasezerano bose bari bayumvise, ngo nibyo nababwiye byose hanze kongera kubisubiramo, kubera ko bari babyumvise kandi babyemeye. Ese dufitanye amasezerano na Yesu Kristo? Tujya amasezerano nabo, cyangwa uwo twumvise abandi bari kwivugira natwe niyo turi kwivugira nka nyiramubande? Abantu benshi bavuga Yesu nta masezerano bafitanye nawe, ari uko bumvise abandi bamuvuga neza. Ubu hari abantu bashobora kumuvuga neza bakamushaka ariko ntibamubone, bakamwumva ariko batamureba. None aka kanya urumva mufitanye amasezerano cyangwa wari uri mu kazi? Reba niba wari uri mu kazi cye nta masezerano mufitanye, ongera umubwire uti narindimo nta masezerano. None nta masezerano uzasanga ari Matayo igice cya 11:29. None se bigenda bite iyo murangije amasezerano?
ntago ngo ngenda buri gihe wikoreye amasezerano ngo ndabayafite akenshi amasezerano aza iyo ugitangira cyangwa hari ibibazo bivutsemo ntihongera kuja mu masezerano ntihongera kuja kuyafata ngo reka nongere nyarebe neza niba ntayarenze. Iyo urangije kwemera amasezerano wemeye gukora ukora iki? Abantu bamwe bari gukoresha uruhande rumwe, abantu benshi ubu ngubu mu masezerano bari gukoresha umunwa, maze wasoma ngiri somo abantu benshi murebe nyamuneka mu masezerano byose biba birimo hari ushobora gusoma ngiri somo ukavuga uti uretse wumva ukunda amasezerano bamwe bayemeraga igice kimwe bakavuga ngo reka dukore ariko amasezerano tutayemera, ukumva baravuze bati reka tubaze maraki we 3 igice cya 10 nimuza n'imigabane ya 1/10 ishitse mwishira mu bubiko inzu yanjye bamwe ibyo kurya ngaho mubengerageresha niko Uwiteka Nyiringa bavuga, murebe ko nazabagomororera imigomero yo mu ijuru kabasukaho imigisha mukaburaho muyikwiza. Iyo mu masezerano ukagera kuri no ngingo ngwaya ngo Imana sikeneraga ngo amafaranga, Imana ikeneraga ibijumba ngoya ubu amasezerano yose aranditse. Ushaka wareba niba nyiri kuyatanga niba yose warayavivuye, utarayavivuye va mu kazi isezerere kuko nagusezerera uzagenda nabi. Ngoya ngwebe n'ibya kera kandi koko iyo usomye no mu masezerano ntago amasezerano yose aba ari isezerano rimwe, ubonaga ngi rya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane rya gatanu. Iyo usomye rya mbere rero cyangwa ugasoma rya gatanu bakugeza ku rya gatanu bakubwira ngo rya mbere ruko ryibuka ngoya bizute muzane bishigwe mu bubiko, kandi ugasanga ibyo bari gusabwa birazwi, ubisabwa arabizi n'ubisaba babiziranyeho. Ububiko baza aho bigomba kubikwa nicyo bigomba gukoreshwa, ariko kuzana gusa masezerano igice cya 11:29 niyo masezerano cyicara ukabanza wiga byose ukareba niba ubishoboye ukabyemeza, niba utabishoboye ukabivamo. Bigenda bite urangije kumva amasezerano? Bigenda bite noneho nyuma y'ayo masezerano? Urakomeza ukomezanya na uhita wiyambaza Yohana 15:14. Ntabwo abantu bagomba gukomeza guhora ari abagaragu, ntabwo abantu bakomeza kwikorera amasezerano gusa nabwo yose batari kuyemera. Ubwo amasezerano ugira aho uyashira warangiza ukajya mu kazi. Ugiye mu kazi bigenda bite? Yohana 15:14 aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Havuyeho abagaragu tugiye ku bucuti noneho. Iyo tugiye gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rivuga, tugiye gushyira mu bikorwa ikintu ijambo ry'Imana yavuze cyose, tukaba turi tayari, tukaba turi ready, kwakunda abantu babivuga mu ndimi zigiye tutazitandukanye, tukaba twifuza dushaka kubishyira mu bikorwa ibyo wifuzwa n'amahanga yavuze byose. Iyo turi kubishyira mu bikorwa ntabwo tubishyira mu bikorwa nk'abagaragu. Abagaragu baba bafite n'ubwoba kisani saba kwirukanwa, abagaragu bafite ubwoba kisani saya yakubitwa, bafite ubwoba kisani saya gurishwa hande. Angaha turi kubishyira mu bikorwa tuba tukiri abagaragu. Ahubwo Yohana ati 15:14 ati muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Cyose turi gushyira mu bikorwa y'amasezerano ntabwo tuyashyira mu bikorwa nk'abagaragu, tuyashyira mu bikorwa tuvuga tuti kurikije umunezero twayabonyemo n'ingororano zirimo, kurikije wabitubwiye uburyo ari wo kwizerwa ndetse no kwiringirwa, tuyashyira mu bikorwa cy'inshuti. Rero iri jambo ari wese yakagombye naryo kuryumva, kuko Yesu Kristo ntabwo nawe mu gihe yavuga ngo umubibyi yabagageze kuba bibyi, mu gihe yatangaga urugero tumurobyi burya ngo yabagageze ku kiyaga. Umuntu
umuntu yakagombye kuvuga ati inshuti ntareba inshuti yanje urayizi se ureba inshuti yanje reba inshuti yawe yayindi wemera ushobora gusanga ari umudamu ushobora gusanga ari wa wundi musangira kabisi n'agahiye ushobora gusanga ari wa wundi uganyira ibyawe ushobora gusanga ari wa wundi ubwira ibyifuzo byawe mu buzima bwa buri munsi reba uwo nguwo bari gufatiraho urugero ese umwisanzura huti cyakoze ntagira isomo ryakumvikana neza nta nshuti ufite wenda no mu buzima bwa buri munsi ngo byibuze uvuga uti none kuya ari wo mu buzima bwa buri munsi uwamumpaye n'uwatumye tuba inshuti we bitebye reba inshuti yawe noneho ureba ukuntu yisanzura uyibwira uti uko ibyo uyibwira uzikugiriye inama bigenda bite igutegetse bigenda bite ahangaha rero inshuti yacu yifuzwa yakagombye kwifuzwa n'uwo ari we wese aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka none bya bindi yadutegetse tukiri abagaragu bite byabyo umuntu yabaye inshuti ye rero ntabwo agorwa yari gushyira mu bikorwa avuga yuko ari gushyira mu bikorwa ibyo inshuti ziba ziri kuganira ese bimeze bite inshuti zanjye noneho namwe bimeze bite uyu nguyu rero niwe muri iki gitondo twifuje ko twabanza twamubera umugaragu twarangiza tukaba inshuti ze twarangiza kuba inshuti ze uko ni urugendo ntabwo ari kuvuga ngo gusinyana amasezerano none ngo narangiza akazi nkaba ndakarangije oya igihe cyo gusinya amasezerano ukayabona neza ko mufitanye amasezerano warangiza ukajya gushyira mu bikorwa y'amasezerano ubwo n'izina niko riba riri guhinduka iyo rishyira mu bikorwa ubwo ntabwo uba ukiri umugaragu ubaye inshuti warangiza gushyira cyangwa se wakomeza gushyira ubu turi mu gihe turi mu gihe cy'ubucuti turi gushyira mu bikorwa ibyo twahawe mu mabwiriza turi gushyira mu bikorwa ibyo twahawe muri kontaro turi gushyira mu bikorwa ibyo twahawe tugisaba akazi ubwo nibwo rero twitwa inshuti uremera ko uri inshuti ye uremera ko uri inshuti ye utari inshuti ye rero ni uko waba utari gushyira mu bikorwa ibyo mwemeranije utari gushyira mu bikorwa ibyo mwemeranije ni uko aba nta masezerano umuntu afitanye none bimeze gute reba rero aho ugeze reba aho uhagaze nanjye ndebe aho ngeze iyo rero uvuye kuri iyo ntera nanone yo kuba inshuti ntabwo ari ukuyivaho ahubwo ni ukwemeranya ko ibyo isaha n'isaha ibyo byose by'ubugaragu by'ubucuti bigomba gukorwa igihe bigezweho cyariwe mwanya wabyo ntabwo ari ukuvuga ngo bimwe ngo buryo urabitanga ugafata ibindi ahubwo ni uko igihe bigezweho cyose uri tayari kwa kundi tubivuga yo kubikora niko bimeze niko biri niko buri wese yakagombye kubyumva niko buri wese yakagombye kubyemera uko ni ibyanditswe niko data avuga ntabwo ari uyu mwigisha ubivuga oya
uvuye ku ntambwe ya mbere ugeze ku ya kabiri ugeze ku ya gatatu. Wandi kubivuga ntago ari kuyivaho, ahubwo ni ukubyemera nk'uko biri, none ukabikora cyane. Tuvuga ngo ni automatique mu buzima bwa buri munsi byaba bugezweho, akaba ari byo bikorwa. Iyo ni intambwe ya kabiri tuvuyeho. Twavuye ku bugaragu, tugeze ku bucuti, tugeze ku ntambwe ya nyuma. Noneho intambwe ya nyuma nyihanganire, intambwe ya nyuma turaza gukomeza kubona muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 17. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo nje kwa Data, ahubwo ija kubwira bene Data yuko nzamutse ngiye kwa Data ari we So, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Ushobora kwibaza uti ngasubiremo batumva byinshi. Nzamutse kwa Data ari we So, nzamutse kwa Data ari we So. Rero yanditse mu buryo wari wese yakagombye kubyumva rwose, niyo yaba ataragiye mu ishuri. None cyo gukakubaza akabazo kavuga ngo Data ari we So, ubwo dupfana iki? Dupfana iki? Njyewe n'uyu ugiye kwa Data, ngiye kwa Data ari we So. Ngiye kwa Data nani we So, niwe papa wawe mu kinyarwanda kigezweho. Cyabaye ikinyarwanda, papa wawe ariwe ugezweho. Ngiye kwa Data ari we So, ndi kwa ngwino ntambwe tuyumve neza, ntabwo ari gushaka gutinda no kumara igihe. Kwa Data ari we So, dupfa mfana iki n'uyu ugiye kwa Data? Niba kwa Data ari we kwa papa nanjye wanje. Intambwe ya gatatu ivuga mu kinyarwanda cyihuse ngo cyabya tuva mu buzima bwa buri munsi ngo ni mwene nyoko, cyase ni mwene So. Mwene So tumuhuje papa, cyene mama ibyene. Se bivuga ngo intambwe ya gatatu nivuga ko Yesu aba ari iki? Mukuru wacu. Dore ngize intambwe abantu batumva mu mushekirano babana na Yesu. Abantu nizo ntambwe abantu badashaka kwemera, izi nizo ntambwe abantu badashaka kumva, izi nizo ntambwe abantu badashaka kwizera. Abantu bashaka turabagaragu ashaka mbese kwa ngo bavuze ngo amasezerano ngenda yasheshe ndigendeye, cyangwa se babeshere boss wabo ngo njewe ibintu bavuze sinabishobora ngende. Bashaka guhera iyo zamuka uvuti uri n'inshuti. Sinco tuyibwiraga ibyo ubonye byose cyangwa gukoresha ibyo ubonye byose. Inshuti hari birari, hari ukuntu uvuga uti rwose nindenza ndaba ndenza ubushuti, nindenza inaranca mande ndayemera, nimvuga ibi ndaba nyihemukiye. Ntambwe ya kabiri, ntambwe ya gatatu, ngiye kwa Data ari we So. Umuntu ari kureba iyo uri gutaha kugira ngo byumve neza. Arashaka gufata intoki kwa Data ni hehe none reba iyo uri gutaha uvuga uti none iyo uri kuja mu rugo, kuja mu rugo atari zango z'ikige birimo amahana, atari zango z'ikige zirimo indura, atari zango z'ikige umugabo ari kuvyo ngiyo yari yiposho, atari zango z'ikige umugabo ari kuvyo ngiyo yari yiposho. Reba mu rugo utangamo iposho nibura umugabo, reba mu rugo nibura umwana utangamo umubyizi wa buri munsi ukora ibyo umubyeyi akubwiye. Reba iyo uri gutaha nibura umwana, reba iyo uri gutaha uvuye ku kazi umubyeyi yaguhaye. Reba iyo uri umugabo uvuye iyo ngiyo ufite agatwaro k'ibijumba ku rutugu, kuri konti yawe usizeho akantu uri gutaha. Reba ukuntu urumva uri umugabo. Wa mudamu we, reba iyo uri gutaha ibyo wavuganye n'umugabo ari byo uvuye gukora. Reba iyo uri gutaha bimeze gutyo. Ubwo ndi kumbabwira kwa Data kugira ngo twumve ahariho mu rugo. Mwumva bimeze gute? Mwumve rero niho Yesu ari
kandi niho natwe twakagombye kuba tugize ute turi. Impamvu rero tutahumva nk'ari ari kwa data, impamvu tutahumva nk'aho Yesu ari kwa data, nuko bipfira mu bugaragu, bipfira mu bucuti. Iyo muri zo ntambwe zombi imwe ifitamo ikibazo, iya gatatu nayo igira ikibazo. Kwa data ntituhumva, uyu mukuru wacu ntitumwumva nabi. Kubera iki? Byapfiriye Matayo 11:29, pfira kwa Yohana, bipfira kwa Yohana igice cya 20. Reka rero muri uyu mwanya twongere dusuzume izi ntambwe zacu. Reka muri uyu mwanya buri wese yongera arebe uko yatangiye amasezerano, nanjye nisuzume. Reka muri uyu mwanya bitubwire bagenzi bacu, cyane cyane abo mu miryango yacu, abo dukorana, yemwe mu nzira tugenda, handi ducuruza, handi dukora akazi kacu ka buri munsi, tubwire ngo bese izi ntambwe niko ziri kuri weho. Niba atari ko biri rero, wimucira hiteka. Yesu ntabwo yigeze aducira hiteka. Yavuze ngo agiye kwa data, ari we papa wacu, sinone yarayobeye intege nke zacu. Yasize ntiyako kuko muharimo ijambo ryo kudutera ihumure. Ntawe mucira hiteka niba atari yuzuza intambwe, ahubwo mubwire ngo reba ahantu bitari kugenda neza, reba ahantu bitari gukorwa neza, ubikosore. Nurangiza kubikosora, twizere ko Yesu Kristo ari kwa data, kandi nkuko yabivuze ari kuhategura. Abantu benshi baje kubona ibibazo, uti none se niba ari kwa data ari gukora yiki? Abantu benshi kubona bafite ikibazo. Niyo mpamvu Yohana 14 niwe tugiye gusoreza. Yaravuze ngo hano igice cya 14, ntimuhagarike imitima yanyu. Ni nkaho yakavuze ati nubwo intambwe ya mbere wagiyemo nabi, nubwo utari uyizi, ya kabiri ntuyimenye, ya gatatu ntuyimenye, ntimuhagarike imitima yanyu. Mwizere, mukomeze mwizere ko byakosoka. Mwizere data ari we so. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba darimo mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahantu. Yesu yagiye gutegura, yagiye kubaka, yagiye no gutegura. Muzarebe mufite abashitsi namwe bati dufata ubuzima bwa buri munsi tubushire no mu bya mwuka. Uzarebe ufite umushitsi, niho ujaga kubaka, si ujaga kugura parcelle, niho ujaga kugira ute. Nawe twumva ibintu nk'abantu Imana yahaye ubwenge, narone turumva ibintu nk'aho turi ihene cyangwa turi intama, nta bwenge tugira. Reba nawe ufite umushitsi bigendaga bite. Ngiye kubategurira, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi kwa data namwe muzabeyo. Arakomeza ati nimvuga kwa data baragira ngo nuko uzafata indege bakaguruka. Inzira murayi ahonja, kandi ahonja inzira murayizi. Haza mu mugabo, muraza kure mugabo witwa Tomate, ntabata yenze twabwega n'icyaha, arasigana kwa kuri duhorwa turi gusigana. Sara mubwira ati iyi nzira no kuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ndamujyanye. Aya magambo ukomeje kuyasoma, rugeraga no hepfo ku murongo wa 15, ko bazagira intege nke ari kuboherereza mwuka wera, bazasaba mwuka wera ari kumubaha kugira ngo akomeze kubabwira ibyino nzira. Reka dusoreze ahangaha, dukomeje ibyo wifuzwa n'amahanga yose, dukomeje ibyo nguyu twicara ku birenge bye, dukomeje ibyo nguyu tuvuga ibye, dukomeje ibyo nguyu tukomeza kwitegereza, dukomeje ibyo nguyu twari turi kureba iruhande nyamara tugomba kwitegereza neza, dukomeje ibyo nguyu n'umunsi warangira. Reka dusoreze ahangaha, nuko barakomeza kutwumvisha ndetse no kutwemeza mu izina rye, twaheremo agakiza mu isi no mu ijuru, kugira ngo abiduhe aho yicaranye na data. Amen.